Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, ndabaramukijaho muri mwese abari mu gihugu cyacu ndetse n'abari hanze yacyo. Amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Horike. Nizere yuko mwamaze gukora subscribe kandi mwakoze share ndetse mukora na like. Wejya muri YouTube search ite wandikamo rino jambo Insight Tech. Ucyandikamo ijambo Insight Tech uhita ubona urubuga rwacu, ukatubona amasomo tuba twabashyiriyeho. Nkuko rero mwabibonye kuri sitati zacu, tugiye kubigisha kimwe mu bintu bitatu umuntu w'umusirimu agomba kubazi. Ni bitatu nababwiye. Icya mbere, umuntu w'umusirimu agomba kuba azi ikintu bita Google Map. Google Map murabizi ukuntu ifasha. Hari igihe umuntu akubwira ngo reka nguhe location, ako kanya ukoresheje Google Map aho hantu ikagenda ikahakugeza. Urabizi uburyo niyo utwaye imodoka cyangwa se uri kuri moto, igenda ikubwira ngo turn left, turn right, go forward, ikakomeza igenda ikubwira metero zisigayemo ndetse ikakubwira n'iminota uri buhagende n'amaguru n'imodoka, byose iba yabikweretse. Rero umuntu w'umusirimu agomba kubazi Google Map. Ikindi navuzeho ni ikintu kirekeranye na Google Meet cyangwa Zoom. Hari platform nyinshi zihuza abantu bakaba babasha gukora inama batiriwe batega, batiriwe bapfusha amafaranga ubusa na essence yarahenze. Ubu dukwiriye kwiga uburyo bwo gukora tutavuye aho turi. Kimwe rero mu bizatubashisha gukora tutavuye aho turi na Google Meet irimo, aho abantu basha gufata umwanya bakaganira. Inama rwose irakorwa neza. Ibigo by'amashuri ushobora kwigisha abana ukabukoresha homework batiriwe bavaho bari, bageze mu rugo bakahita binjira kuri Google Meet, bagahora na mwarimu akabigisha. Mushobora rero gukora ibintu byinshi, inama z'abacuruzi n'ibindi byinshi. Google Meet yakira abantu benshi, iy'ubuntu, account y'ubuntu yakira abantu bagera ku 100. Iyo wishyuye hari yakira abantu 500 n'iyakira abantu 1000. Urumva n'iy'ubuntu irahagije kuko abantu 100, inama y'abantu 100 baba bahagije. Reka rero tudatinze turebe ni gute wabasha gukoresha Google Meet. Mbabwira yuko tariki ya mbere z'ukwa gatanu, ejo bundi kwa gatanu, ku munsi w'abakozi, kuri Google Meet hari isomo tuzatanga kandi tuzaritangira ubuntu. Ntuzarisibe nge kwigisha Google Meet kugira ngo itazaba inkomyi yo gukurikira iryo somo. Reka twinjire turebe uburyo bikorwa. Ufungura browser ukoresha iyo ariyo yose, yamara gufunguka ukazana muri search hejuru ukandikamo ngo Google Meet, ukakanda enter. Google Meet ngiyi yafungutse. Imaze gufunguka hano rero uhita ukanda kwirika hariya. Aha, Google Meet yamaze gufunguka. Bakaba bagiye kukubaza ngo okay, aha barakubwira ngo new meeting cyangwa enter a code or link. Ahangaha baragutishijemo ibintu bibiri. Ese urashaka gufungura inama nshyashya cyangwa usanzwe warayifunguye ukaba ufite link? Uramutse ufite link uhita uyishyiramo hano ukayipesting. Ariko twebwe reka dufungure inama nshyashya hano. Bahita batubaza ngo create meeting for later cyangwa start an state meeting. Aha barakubaza ngo niba ushaka gufungura ya nonaha cyangwa si igihe kizaza. Twe dufungura ya nonaha ko dushaka kwita tuyikoresha. Okay, ahangaha rero iyo tuhageze bahita batubwira ngo use microphone and camera.
use microphone and camera turabikoresha byombi twebwe. Use microphone, hano kaza hano allow while visiting the site. Ole microphone yagiyeho, your meeting is ready. Okay, urabona ko microphone hano irimo gukora ukayibona. So hano rero iyo uhageze nta kindi ukora, uhita ukora copy y'iyi link. Murayibona hano baduhaye link turi bukoreshe. Barakubwiye ngo add others, your meeting is ready, inama yawe iregereje, ongeramo abantu. Or share this meeting link with others you want in the meeting, ngo ongeramo abantu ushaka cyangwa uboherereze iyi link. Turakora hano iyi link tuyikopie tujye kuri WhatsApp tuyoherereze abantu. Turaza hano tukore paste twoherereza abantu iyi link, je ku bantu ushaka uboherereze iyi link. Ubu iyi link iri kugenda, ushobora kuyohereza muri groupe biterwa naho ushaka kuyishyira. Ubu hano link imaze kuyohereza hehe? Kuri WhatsApp. Ubwo rero tugiye gukora iki? Tugiye kureba niba abantu twayoherereje, ni ukuvuga ngo abantu twayoherereje bakora iki rero. Ariko tutarajya kureba ngo abantu bazamo bate, reka turebe hano hasi hari utuntu icon hano zitandukanye. Hano uhakanze waba urangije inama. Ntabwo hano naba nyivuyemo kubera ko ari ngewe wakoze iyi nama. Ndamutse nkanze hano inama yahita irangira. So kanda kuri utu tudomo tutatu. Tudomo tutatu turakubwira iki? Ahangaha kwenda hatuhareke ntabwo ari ngombwa cyane, ariko hari igihe uba ushaka no kuza gukora recording y'ibi biganiro. Hano hari ikiganza tuba ariho twigira. Iyo ugikanzeho uba werekanye ko uri gusaba ijambo, ni ukuvuga uri mu nama ugakanda kuri iki kiganza. Ni ukuvuga ngo iki kiganza ubwo kiba cyazamutse, admin ahita abona yuko wasabye ijambo ushaka kuvuga, akaguha go ahead. So katwite twigira aha ni send reaction. Ushobora kwakanda ukohereza utuntu nk'utu ngutu werekana ko uyu muntu ibintu ari kuvuga atari byo, cyangwa se kwerekana ko bishekeje cyangwa se ko bishimishije cyangwa ko wamukunze. Kohereza izi emoji. Akandi nshaka ko mumenya ni kano kameze nka download, gafite direction ireba hejuru. Iyo ugakanzeho baguha ibintu hano byo guhitamo. Hano niho duhitiramo gukora icyo bita screen share. Abo tuba tugiye gusharinga ibyo iyi screen yacu turi gukoreraho. Ubu ugiye kuyisharinga ku buryo umuntu wese uri mu nama abasha kubona ibintu uri kwandika. Turaza kubikora, ariko iyo uje hano kuri Windows uhitamo muri izi Windows wafunguye. Muri aya ma Windows wafunguye uhitamo iyo ushaka gusharinga, cyangwa se ukajya hano kuri entire screen, ibintu byose biri kuri screen ikabisharinga. Ariko ibyiza ujye hano kuri Windows uhitemo muri Windows wafunguye iyo ushaka gusharinga ikanda. Iyo yikanzeho gutya uhita ukanda hano kuri share, ikaba ari sharinga yonyine, sibyo? Ubwo tushatse kuza gusharinga iyi ngiyi twaza gukanda ahangaha ikaba ariyo sharinga yonyine. Okay, so urabona ko presentation ise ijyaho, ubona ko sharinze iyi screen. Akandi kakurikiyeho ni kano ka camera, show more information. Baratwereka ko nta kamera yagiyeho. Bahita kubaza ngo use a camera. Ni ukuvuga rero niba laptop yawe ifite kamera,
cyangwa se telefone yawe ifite kamera, abantu bahita bakubona. Iyo uri gukoresha device ifite kamera, ako kanya kamera igira gute, ihita ijyaho. Hano uba ufunze microphone, uba ufunze microphone, hari igihe babigusaba imbere yawe hari urusaku cyangwa se abana bari gusakuza uri mu rugo, bakakubwira ngo please funga microphone yawe, uri gusakuriza inama, uyifungira hano cyangwa ukayifungurira hano. Iyo ukanza hano microphone, amajwi niyongera kugenda, iyo uhakanze amajwi aragenda. Okay, aha utu tuntu tw'ingenzi rero nifuzaga kubigisha, uburyo usharinga screen nicyo cy'ingenzi. Umugomba gufata utu tuntu dutatu, ushyiraho kamera, gushyiraho ijwi, ndetse no kugera gute, no kusharinga screen yawe, no kubaza ikibazo, no gusohoka mu nama. Nguko reka rero turebe uburyo umuntu boherereje ya link, uburyo yakwinjira mu nama. Reka tujye kuri WhatsApp, dufungure ya link batwoherereje, turebe ngo biba bimeze bite. Dufungure ya link batwoherereje, turebe, twinjiremo hano. Ngiyo ya link baduhaye, nta kindi wowe ukora. Iyi link baguhaye muri telefone cyangwa kuri machine, uyikandaho gutya, uyikandaho gusa gutya inshuro imwe yonyine. Hano bahita bakubaza iki rero, muri izi email dufite hano hejuru, bahita bakubaza ni iyihe email ushaka kugira gute, ushaka gukoresha. Ari byo mbabwira yuko bantu banje ikintu bita email mujye mugira gute, mujye mugifata mu mutwe. Niba ufunguye email yawe ugomba kuyifata mu mutwe kandi ugafata na password yayo. Hari n'akandi kantu ukwiriye kumenya, aricyo bita recover email, cyangwa se recover email. Iyo nuza no kuvuga ngo iyo wayibagiwe hari indi email uba waratanze ibasha gukora recovery. So ibyo bintu nimukabyibagirwe. Umuntu w'umusirimu wese muri iki kinyejana agomba kugira email, kuko email ntabwo iteze kuzata agaciro niyo ikorana n'ibi bintu by'ama account, niyo ikorana n'ibintu by'ama AI, artificial intelligence. Ugomba kuba ufite email. Reka dukoreshe iyi ngiyi, ninjire muri ya tasiye hori. Ko kanya barahita banjyana kuri Google Meet, bahita bavuga hano ngo ask to join, basaba kugira gute, asaba kwinjira. Urabona ko kamera yamaze kujyaho, urabona ko hano iri kumbona. Okay, turetse tukanda hano kuri ask to join. Nta kindi ukora, iyo umaze kwinjira mu nama uhita usaba kugira gute, kwinjira. Kanda hano kuri ask to join. Urabona ko hano hejuru admin ako kanya arahita abona ko hari guest urimo gusaba kugira gute, kwinjira. Ukuvuga rero uyu muntu usaba kwinjira nshobora kumukorera ibintu bibiri. Nshobora gukora deny, simwemerere kwinjira mu nama, cyangwa se nkamwemerera admit kwinjira hehe mu nama. Ubwo uyu muntu yasabye kwinjira mu nama kandi akaba ari umutumirwa, ari ngiye wamwihereye link, ndamwemerera. Ako kanya akinjira, urumva ko n'amajwi abaye menshi. Urabona ko screen ye yisiza, urabona ko screen ye rwose nawe yisiza. Reka rero tuze kugerageza dushyireho indi computer. Murabona ko hano dufite computer zingahe, dufite imwe, ebyiri, eshatu, enye. Hano dufite computer enye, tukagira ni telefone ya gatanu. Ubwo abatumirwa baraba ari batanu, ariko
kugira ngo bigende neza reka hano amajwi tuyafunge. Hano dufunge microphone ya hano kuko iri kubizambya. Okay, microphone ndayifunze. Ndakeka ko noneho ijwi riri kugenda ari rimwe. So hano ubona Tasiye Hori yamaze kwinjira. Noneho icyo tugiye gukora ni uburyo bwo kugira gute bwo kwinjizamo abandi bantu. Umuntu wa kabiri nawe nguyu yamaze kujyamo. Tumaze kugira abatumirwa bangahe? Tumaze kugira abatumirwa babiri n'uri kubakira wa kangahe? Wa gatatu. Aha rero naho murabona yuko undi mutumirwa nawe yasabye kwinjira nguyu. Ushobora guhita ukanda hano kuri admit all bose bakahita bajyamo, cyangwa se ugakora uyu umwe, ariko hano baritse bansaba ko uhita baretase nawe arashaka kwinjira mu nama, nawe ndahita mushyiramo. Nguwo nawe ahise agira gute? Ageramo. Urumva ko sound hariya naho irahagera. Niba uri kuyumva uhita baretase digital wa kabiri Tasiye Hori, aba bose bamaze kugera hehe? Mu nama. So ngayo nguko ni muri ubwo buryo rero ushobora guhuza abantu. Noneho rero tuvuga ngo ngiye gusharinga screen runaka. Kubera ko ninahisemo gusharinga iyi ngiyi, iyo kuri telefone niyo ndi gusharinga. Iyo kuri telefone niyo ndi gusharinga. Urabona ko ariyo nayo ndi gusharinga, ariko ngiye gusharinga screen yindi nshaka. Ndasubira hano, njyana kuri Windows, ande kuri Windows sharing indi screen runaka nshaka, wenda nk'iyi ngiyi. Ikandeho share, ndakeka ari iyihe? Ni iyi ngiyi. Ushobora kuhita uza hano ukandikamo YouTube. Urabona ko YouTube igiye gufunguka. Yego, YouTube irafungutse. Okay, urabona ko rero hano YouTube ifungutse. Aribyo ndi kubabwira ko iki gihe uba uri gusharinga screen, ibi bintu uri kureba abantu bose bari kuri Google Meet babasha kugira gute? Babasha kubireba. Iyo ndirimbo murumva ko Okay, nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, ni muri ubu buryo ushobora gukora Google Meet abantu bose mukabasha kumvikana. Kayunguko, reka rero dusoze iki kiganiro. Niba ufite ikibazo runaka wakibaza kugira ngo tubashe kugendana. Ni muri ubu buryo dushobora gukora Google Meet, tugahuza abantu benshi, abantu bagakora inama bakaganira. Rero kuwa gatanu ntuzabure muri kiriya cyigisho uvuga yuko utazi gukoresha Google Meet. Ndakeka buri kantu kose nakigishije, ndakeka buri kintu cyose nakivuzeho, ndumva nta kibazo kindi gisigaye. Nerekanye buri kantu kose hano uburyo gakora, nerekanye uburyo ubasha gusharinga screen, nerekanye uburyo wowe ubwawe ushobora gutegura inama
ugashyiramo abantu ukaboherereza link n'uburyo abo bantu bashobora kwinjira bose ukabakira. Reka rero dusoreze ahangaha ikiganiro cyacu, nkwibutsa gukomeza gukora subscribe, nkwibutsa gukomeza gukora share, koherereza abantu iyi video ubu duteye inkunga nyinshi, nkwibutsa kandi kuza kwibuka yuko ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu tuzabagezaho isomo kandi ku buntu. Ntuzacikwe, mwari muri kumwe na Horike.